hari abantu bajya bahamagara ariko ari wo kugutata, ari wo kukumaramo imbaraga, ari wo kumva uko uhagaze. Hari uherutse kumpamagara arambwira ngo Alphonsine Ntikarame ngo nzi neza yuko ngo nabonye ikiganiro ngo ko telefone n'amafaranga ngo babikwibye. Ndamubwira nti yego. Arambwira ati rero ngiye kugukubita 230 uje kugura telefone. Ndamubwira nti kanze gato tubanze dusenge. Noneho numva inyuma ye numva hari ibintu biri kuza binsatira. Ndavuga ngo Uwiteka birashoboka ko nakwegera ukangira inama. Ndasenga numva ijwi ry'Imana yambwiye ngo ceceka. Ndavuga ibintu ntabwo bibaho. Ndangije ndaceceka. Arampamagara arambwira ngo mpa nimero iri muri mobile money. Ndabubwira ngo ntago nkoresha mobile money. Ntumbaza ukuntu ijwi ryasohokaga nkumva namusubije. Kandi aho ngaho nari nkeneye iki amafaranga. Ndamubwira ngo ni byiza cyane kuba wamenya kaga nahuye nako. Ukifuza yuko ugiye kumfasha. Imana ikumpera umugisha. Niho ijwi rimanutse nabwira ni ngaho banza wihane. Arambwira ngo Alphonsine ngo umuntu ugiye kuguha 220 ingahe ngo urimo kumbwira ngo mbanze nihane. Ndabwira nise none urumva mwuka ari buze kujya gukora iki? Urumva nagusengera gute ko n'umcyanshimishije? Narasenze asha ndimo kubyumva. Aratabaza ati wambabarira ukandeka. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mbere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali ari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Yakashimira abantu bakanze subscribe bakadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikanda ngo usabiye umugisha. Uyu munsi ntabwo usanzwe turi kumwe n'umutumirwa, umukobwa w'Imana, umuhanuzi w'Imana, umuvuga butumwa wahawe impano zitandukanye kandi akiri muto. Nidusaba Imana Alphonsine, nanjye uri inyuma ya kamera nitwa Imana Concorde. Tugiye kubana muri iki kiganiro. Reka dusaba Alphonsine abanza dusengere ugango Imana ituyobore. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icubahiro. Nari mbakumbuye cyane ariko reka dusenge amerwe ari buze gushira. Turagushimye mwami Imana, tugushimiye uburinzi bwawe n'imbabazi watugiriye. Turagushimye yuko uhereye ku munsi wa mbere ukageza ku munsi wo ku cyumweru wabanye natwe, waturinze aho twagiye watambukanye natwe. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Nyemerera uyu mwanya ubane natwe wigaragaze, unyemerere imirimo yawe abari yigaragara kandi izina ryawe riherwe icubahiro twageza ahera hawe. Komeza uganze ubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Alphonsine tuguhaye ikaze hano mu rugo. Yego. Kuri Concorde TV show ni wawe, ni mu rugo, ni wanyu, urisanga kabisa. Warubwiye abakunzi bawe ngo amerwe agiye gushira. Ntago ari nk'abandi ngo nasubire mwisa ahubwo ugiye kuyatumara. Agiye gushira rwose. Imana ishimwe ko yatumara. Yego. Gwari ikintu duhishiye to. Hari ibanga kubakijijwe. Hari ibanga kuri bo cyane. Nubwo ubona bagenda, nubwo ubona baruha, ariko bazaruhuka bageze mu ijuru. Muri icyo gihugu. Imana ngizamba bareda induhure nkiri hano mu isi. Reka da. Nukuri. Oya none se n'urugero niba narashonje uragira ngo nzahage ngeze mu ijuru gusa. Imana ihaze kwifuza kwawe. Ahubwo impavanse hano mu isi none no mu ijuru nyine izasoreze hariko hano mu isi byagenze neza. Byiza cyane muri make igutera akajegerezo ikujengesha. Yego. Urwo nirwo rurimo insigaye ndako igutera akajegerezo ikujengesha. Ni ikinyarwanda ni igikiga ni ikigande. Ni ikinyarwanda gifututse. Dusobanurire neza. Igutera akajegerezo. Igwe kimwe cya kabiri cy'ibyo ukeneye. Yego. Ikujengesha, igusetse, iguha ibyishimo n'umunezero n'amashimwe. Vocabulaire nibwo bwa mbere nayumva. Nibwo bwa mbere nayumva pe. Ni vabu ubwo ni vabu tuke. Vabu tujegere. Ariko nta kibazo byose ku Mana biracyashoboka. Yego. Cyane. Idusetse ibiduhaye kimwe cya kabiri ku byadusezeranije. Ntacyo bitwaye. Cyane rwose. Turi mu mpera z'umwaka.
umwaka musha muhere konkuru nkwifurije gutangira umwaka wa 2026 Yego. uri mu mashimwe amen siko nari nzi ko ndibuze kugutanga bivuze ngo aho Imana yagushize muri guno mwaka kubera ko ntawe uzahagukura 2026 Imana igushira hagutse Yego. mbese gutuza hagutse muri byose yego 2025 turi gusoza yakugendekeye itewe muri rusange nzashima Imana iri kurangira ko kuba ntirarangira ntacyo ariko harabura iminsi 21 n'ukwezi ubwo urebye ni iminsi 52 ariko ukuntu umuririmbyi ajya avuga ngo mana ugejeje ukora mbaye ngushimiye we muri aya mezi 10 n'iminsi 9 itambutse byifashe ute uko byifashe mbere na mbere ni ngombwa ko mbanza gushima Imana kubera ko ndacyariho n'umuryango byo byose ni ishimwe rikomeye cyane nandi gose akubiyemo ubwo ibyo nakagombwe kuvuga bikubiye hagati aho ngaho agapfundikiye gatera amatsiko aho ngaho tariki ya mbere z'ukwa mbere ubwo ni uzabivuga byose nzabisandaguriza hasi tariki ya mbere z'ukwa mbere nibwo batanga umwanya wo gushima mu rusengero abantu bakisanzura rwose bakabivuga neza cyane rwose nicyo gaho uzateranira ubwo nzaza nibwo tugomba gushima kuko umurimbyi yaravuze ngo ni Yesu waduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza ubwo urumva rero Yesu waduhamagaye n'ubundi mu 2026 niwe tuzatangirana ari kutugirira neza ashobora no kutugira nabi ariko oya agomba kutugirira neza waba uri umunyabyaha waba umeze gute agomba kukugirira neza yego ariko na nabi oya nabiho ntago mbizi kubera iki no sisi bajya bavuga ngo yemera ko ibi ni byiza bitugeraho yemera yuko ibyiza bitugeraho ngo tuyishime ikemera ko ibi bikugeraho kugira ngo irebe uko uhagaze imbaraga ufite nuko nguko rwose none tuvuge ko 2026 usa abantu bazaba mu munezero gusa ntabazagera ngewe nzaba mfite umunezero udasanzwe kugeragezwa uri mu isi ntago bizigera bibura kandi ntibizavaho intambara ntago zizigera zishira ariko hari igihe kimwe ujya ubona umunezero ukishima ukanezerwa ikindi gihe kikaza ukagira umubabaro ariko bikomere cyangwa byorohe umunezero ujya uboneka nubwo hatabura duke mbese n'udusigisigi two ku ruhande ubundi hari ibintu abantu basigaye nyine bica iperereza ati ega kuba umuntu ariho ni umukandida we byiza ariko n'ubundi ari gushira cyane rwose biba biriho rwose pe biba bihari ariko ngewe nkiri muri iyi si nzababara ariko nanone nzi neza yuko ibyishimo bizaganza umubabaro ibyishimo bizaba byinshi kuko singifite kubabazwa mu isi kuko nzahanagurwa amarira ngeze kwa data ubwo rero naho byaza ari icamugongo ugomba kuzakira kuko Yesu yaguhaye kwihangana ariko nanone niwe usubira inyuma akaza kukomora cya gikomere yaguteye kavuga ngo mwana wanjye nubwo byabaye ariko ndi kumwe nawe uhita wumva hari yindi sugezemo kavuga ngo ubwo Uwiteka kiri kumwe nanjye ababisha banjye baturuka hehe aho Imana yagushize nta muntu uzigera uhakuvana kandi ibyo Imana yagennye ku buzima bwawe nta muntu uzigera ubivanaho habe n'umwe ubwo rero dutegereze turindire gukora kwayo kuko ifite imbaraga n'ububasha kandi ngo ntawe ujya uhozwa ayatarize ntabwo wahozwa amarira utarize kandi burya hari igihe umuntu yicara akarira bitewe n'ikibazo arimo kuririra bitewe n'ikigeragezo kirimo ku muhanda ariko hari igihe Yesu ajya yemera yuko ibyo bibazo akemera yuko urubwa rw'ikigeragezo urimo ukarwambara ukagendana narwo yewe ukarya n'inyamuri narwo ukajya mu modoka uri narwo ariko Yesu akakwihorera ubwo rero Yesu ujya wemera yuko wambara urubwa ukagendana narwo uwaguhamagaye akakureka mu isi ukaba uhari akemera yuko ibyo byose bikubaho niwe uzanabigukuraho
ijambo ryaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Ese koko ibyo ngibyo urabyemera ko byahaba? Imana ishimwe ubwo ubyemera. Nanjye byigeze binambaho ndi umugabo ko bihaba. Amen. Naraye ndi kwira ko mu gitondo Imana iransetsa. Ahoze ntuwumva. Umuririmbyi yaravuze ngo n'umugabo nanjye ndamwemera. Umugabo nanjye. So wacu n'umugabo nanjye ndamwemera. Umugabo nanjye. Yakoze byinshi n'umugabo nanjye ndamwemera. Umugabo nanjye ndamwemera. Mana ishimwe. Ubaye umugabo wo kumuhamya. Yego. Muri mdavuga ngo Mana idakangwa na biracitse. Ngo na nyuma ya zera arakora. Nyuma yuko amariraga bameshi. Ngiyo bukeye mu gitondo araguhanagura akagusiga utuvuta. Ntibigaragare yuko ufite agahinda. Ntibigaragare yuko hari urubwa wambaye. Ariko muraha cyangwa mwagiye? Turahari. Ndi kugira ngo turi kumwe yagiye yansize ngenyine. Nizere ko utansize. Ntabwo nagusiga. Imana ishimwe cyane. Yego. Twe turi kuvuga ibyo uyu mwaka turi kurangiza avuga ko amashimwe arambuye uzagaragaza tariki ya mbere nyine wawusize wakandagiye muri 2026. Yego. Hagati aho umurimo w'Imana umeze ute? Hagati ahangaha umurimo w'Imana uracakomeje ariko nanone haraba umurimo w'Imana ukomereye. Umurimo w'Imana uzahora uhari igihe cyose kandi umurimo w'Imana ntuzigera ucogora. Hari abazawukora bananirwa bavemo nibamara kunanirwa abandi binjiremo. Ariko ndi kubwira abantu ngo icyatumye Imana iguhamagara ikemera yuko wakwasama ikakunyuzamo ibyayo abari curinda cya kindi kikurimo kubera kuko muri iyi si biragoye kandi birakomeye. Impamvu mvuga gutya hari abantu bajya bampamagara barimo kunkanga cyane ariko bandeba ku bugufi nta mpari ku burebure simpari no ku nzobe bahareba simpari. Ariko iyo nkuru y'ibihe by'Uwiteka navuga ngo Mana utareba uburanga nturebe igihagararo ntiwarebye naho mvuka nicyo kizatuma nzagukorera nta ntimba mfite ku mutima mfite umunezero n'ibyishimo. Yamara kumpamagara akambwira Alphonse bite ni byiza ndashaka kumpanurira nta mwanya mfite ko guhanurira nkabigusubiza gutyo ubwo akavuga ngo mwiriyeho akavuga ngo ariko ngo gute na gute nkamubwira ngo niba Imana yarampamagariye kuvuga ijambo ryayo ikemera yuko hari n'ibyo yantuma ngatumika niki gitumye umpamagarira ubuhanuzi gusa wabanza wumva ijambo ry'Imana uko rikubwira mwuka rikubwira amatorero kabwira abanyamasengesho kabwira abahanuzi ngo mubanze mwiyeze ubwanyu mubanze mukwetura inkweto nkamubwira ngo ariko kuki uhanze amaso ku buhanuzi kuki uhanze amaso kuri ibi ngibi ejo uzabisika bikaribwaho n'abandi. Hari abantu benshi muri iyi minsi nagendaga mbwira ukuntu bitewe nuko ambajije nkamubwira ngo wabanje wumva ijambo ry'Uwiteka kubwira ku buhanuzi buzaza utiriwe utegeka. Ntese buriya ninza nkakubwira amarangamutima ndi ku mutima uzumva unezerewe ariko nge nzasigara nkirana n'umutima kuko navuze ibyo mwuka atantumye nkababwira ngo banze ukweture kuko ijambo ugiye kumva ni iryera. Nimba wumva ko utagiye gukwetura ngaho kupa wigendere watinda gukupa nkagukupira. Kuko muri iyi minsi mfite ibimenyetso mfite ibihamya mfite amagambo numvise mwuka yampase ndavuga ngo Uwiteka ngerageza uko nshoboye nibuze inama mbi z'ibyaha ariko hari igihe Satani ajya duhiga agashaka kugutura mu byaha agashaka kukugerageza akoresheje mu bantu. Kumva umuntu neza araguhamaga kumva n'umurokore hari ukubwa ngo ndi mushumba akakubwira uburyo bwose ari umakarimike kavuga ngo wawe Imana ishimwe cyane ubwo mvuganye n'umuntu w'Imana ubu nitwaza gusenga mwuka wera rebuze kumanuka ariko ugasanga ari ya ntari tontomba ishaka kumira izindi. Rero muri iyi minsi ndi kubwira abantu ngo wikwishimira guhamagara umuntu umubwira ngo nanjye mpanurira ahubwo nimba ufite uburwayi nimba ufite ikigeragezo nimba ufite ikibazo mpamagara umbwire ngo usengere niba hari icyo mwuka ari buhishure nakikubwira ariko iyo ntaco nkumva mbaza byinshi ndagukupa nkagenda kuko benshi bajya babimiga ariko Alphonse kujya udukupa amayinite uba wayatuguriye kavuga ngo bantu b'Imana muzajye mwihangana amagambo menshi yabuze mu kanwa kanjye niyo mpamvu mba nkupa kuko ntabyo kuvuga ku kanya mba mfite. Usagize ngo abifuza ko bahanurira baba babeshyi nukubera ko abenshi bagiye bahanurira ukabwira itariki bizasohoreraho none umuntu we niba yifitiye ikibazo cy'ideni abantu bari kumwishyuza wumva ko wamubwira yuko
azabona ubwishyu tariki 20 z'ukwa 11. Yesu yaravuze ngo abagenda bayembayemba nibo baduteje akaga. Iyo korasi ushobora kuyibazaho cyane n'impamvu yabije. Ariko umuririmbyi nawe yagiye mu mwuka aravuga ngo kuko Uwiteka yantegeye ugutwi ngakumva umubabaro wanjye ngo niyo mpamvu nzamwambaza nkiriho ngifite n'uburyo. Ni iyihe mirimo yatuma Uwiteka kumvira ku munsi w'amakuba n'ibyago byakugezeho? Rero nimba hari uwamamagara ambwira ngo ngumva se ngo reka nkubwire nyine ngo ngambwira igihe mariage yanjye izabera ngo ni isaha kandi nabyo bimbwire. Abwane se ninjye uzaza kugukwa? Ibyo bya mariage ni ngewe wabishizeho ni cyangwa wibeshe nimero. Undi aramamagara ambwira ngumva se nyine mbwira nginzu yanjye urabona bazaza kuyigura ryari? Abwane se ni ngewe uri gusherashera. Ndarambwa ati na Alphonse ndaje kugira umbwire igihe nzatwetera umwana n'umunsi n'itariki, umbwire nimba ari n'umukobwa nimba ari n'umuhungu n'ibirazavuka afite. Ndamubwira ngo wongere utekereze wibuke neza ko Yesu yasize atabirangije. Rero hano mwisi ntago ari Alphonse nuzabirangiza, ntago ari undi mukozi w'Imana uzabirangiza. Ndamubwira ngo niba wumva neza yuko ari ubwo buhanuzi ari ryo rari wifitiye, jya kuri YouTube urebe abandi bose ushaka buhita mushaka ubahamagare baguhanurire kuko uwo mwuka akakanya ntawo mfite. Bagahita bavuga ngo babwiye nabi, bakavuga ko mbabwiye nabi. Ariko muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe ndimo kwitondera ijambo ry'Imana, ndimo kwitondera imvugo yayo. Kandi umuririmbyi yavuze ngo cyangwa se ijambo ry'Imana ntago rijya rivangirwa na gatoya. Muri iyi minsi ndumva imbaraga mfite cyangwa se amavuta ndimo arago gusengera abantu, kuko akenshi abantu bansanze mu rugo cyangwa njye abo nasuye nanjye bazambera abagabo bo guhamya neza ko umurimo wa data ntigeze nkureka. Kuko nimba umuntu aguhamagaye akakubwira ngo nsengera urabyubahirije kuko ari wo murimo wahamagariwe. Ngeze aho ngeze ndapfukamye ntuwiteka ngize ibyo nsenga. Ubwo rero nasenga nasoza nkamena Imana ibane nawe kandi Imana haze kwifuza kwawe ngo yasi ubwo senga ugira ngo niryo sengesho ngeneye ntise kubera iki. Ukumva aravuze ngo nge nibi nikenereye ariko ngo byo warusengaga ntago ari byo nkeneye. Mba numva neza yuko nubundi ijambo ry'Imana ritesheje agaciro. Kamubwira ni sawa ntuze kugira umugoroba mwiza ngahitangira gutya nkarambika cyangwa nkakureka ukagumaho nanjye ngahimbaza Imana yampamagaye. Nabona uwagumye nkakupa cyangwa nkakureka ngafata n'undi. Hari umuntu uguhamagara akaguhamagarira mu kinyabupfura muri discipline kavuga ngo Alphonsina reka nkubwire nitwa runaka ntuyaha ariko mfite ikibazo runaka. Noneho uwo muntu iyo numvise bitewe n'ikinyabupfura jemo wabura uwo mu mahanga wabura uwa hehe ndavuga ngo uko biri kose nkwiye gukora umurimo wantumye hakiri kare ngapfukama nkavuga ngo Uwiteka ngurinde ijambo wavuze ukarinda n'uwo waribwe kugira ngo risohore. Nyemerera nimba ari umujananga nimba ari umugaragu nkagira ibyo ntegeka. Ariko ni gute umuntu yaza aguhutara? Ni kimwe kuba uhagaze wiyambariye inkweto nziza yaguhenze ukabona umuntu araje yitemyeho izuru urumva wasigara unezerewe se? Kugira ngo uzabone indi birakugora. Rero hari abantu bajya bahamagara ariko ari wo kugutata, ari wo kukumaramo imbaraga, ari wo kumva uko uhagaze. Hari uherutse kumpamagara arambwira ngo Alphonse ntikarame ngo nzi neza yuko ngo nabonye ikiganiro ngo ko telefone n'amafaranga ngo babikwibye. Ndamubwira nti yego. Arambwira ati rero ngiye kugukubita 230 uje kugura telefone. Ndamubwira nti kanze gato tubanze dusenge. Noneho numva inyuma ye numva hari ibintu biri kuza binsatira. Ndavuga ngo Uwiteka birashoboka ko nakwegera ukangira inama ukambwira icyo nkwiye gukora hagataha turi mwisi ntituzaburira ari ry'ubutunzi. Ndavuga ngo amafaranga ni menshi kuko sindayafataho. Ariko nasenze Imana ndasenga numva ijwi ry'Imana yambwiye ngo ceceka. Ndavuga ibintu ntabwo bibaho. Ndangije ndaceceka. Arampamagara arambwira ngo mpa nimero iri muri mobile money. Ndababwira ngo ntabwo nkoresha mobile money. Ntumbaza ukuntu ijwi ryasohokaga nkumva namusubije kandi aho ngaho nari nkeneye iki amafaranga. Ndamubwira ngo ni byiza cyane kuba wamenya kaga nahuye nako.
ukifuza yuko ugiye kumfasha Imana ikumpera umugisha reka Imana haze kwifuza kwawe noneho ijwi rimanutse nabwani ngaho banza wihane arambwa ngo Alphonse ngo umuntu ugiye kugwa 220 ingahe ngo urimo kumbwira ngo mbanze nihane nabwani se none urumva mwuka ari buze kujya gukora iki urumva nagusengera gute ko numva ushikabana arangije aravuga ngo yewe we ngo ko bikaze nabwani n'ubundi byahoze bikaze ibya Mariya na ibya Yesu ntago byigeze bireka gukara ni witonda ahubwo urusenda rutagutumukira ibyo byose bigatumuka mu muyaga ndasenga nkimara gusenga nundi harundi nasa mpamagara ndangije mbahuriza hamwe ndabwani mubanze mwihane ariko ikintu cyanshimishije narasenze asha ndimo kubyumva aratabaza ati wambabarira ukandekura wambabarira ukandeka wambabarira kakura Alphonse nanje ngasenga avuga ni bya Alphonse ntago bikigezweho hamagara data wa twese akurenganure kuko ahangahuri wageze mu mazi abira kandi uyu muriro sinagukuramo atari data ukuvanyemo bishatse kuvuga ngo rero ikintu nabwira abadukurikiye ndetse n'abatumva kuri Alphonse twongere twitondere guhamagara ubwira umuntu ngo mpanurira kwitegeko kuko Yesu ntabwo asiza birangije uyu munsi naje ntaseka Yesu ntabwo asiza birangije niba ari uburwayi niba ari iki hamagara utiri utondokora n'ibibazo ufite ariko nibiba ngombwa ukumva ko wabivuga bivuge nimba ari ikibazo ngo usengere naho kuko nubundi niba Yesu yaragennye kuzasubiza icyo kibazo cyawe azagisubiza ugize uruhare mu gukomeza kumuhamagara rero nanjye nzagufasha wongere twibukiranye yuko hari igihe Yesu avuga n'iryaceceka conclude hari igihe Yesu akubwira ikintu ugategereza ukabyumva ugategereza ibikorwa ukabibura ariko biterwa n'ukuri ni gute umunyamasengesho azajya gusenga ejo mu gitondo agambanire mugenzi we narangiza kuko yabonye Alphonse na kuri YouTube abwiriza ijambo ry'Imana amamagare kandi ni wundi ugambanira abandi narangiza kubwiza karimi keza banyamasengesho bantu b'Imana mudukurikiye ongera uvugurure mu mutima wawe wongere wibuke ibintu byatuma Uwiteka atongera kuvugana nawe kandi burya Imana iyo yavuze ngo nzakugirira neza bikomere cyangwa byoroha Imana irabigukorera rero guhora utumiza abantu ngo musenge ibyo ntacyo byahindura hari umukobwa mw'Imana yigeze kumubwira ngo ndakubona uri umurozi imbere yanjye mukobwa aravuga ngo sinigeze ndoga data na mama ntago baroze bakuru banjye basaza banjye nta kintu nzi cyatuma umbwira gutya Imana irangije iramubwira ngo kuzamuka umusozi mu munsi ishurenye ntago ari byo byatuma ngutabara kuko uzamutse umutima wawe ufite irari ry'ibindi ntago ufite irari ry'iki uwo mukobwa arangije yikubita hasi ararira arangije avuga ngo none Uwiteka nkora iki Imana iramubwira ngo kwetura inkweto nurangiza ukwetura n'umutima wawe wongere wezwe bundi bushasha kugira ngo wongere umbone arangije arakwetura nyuma yahabonaga kiza nyuma yaho yongera kwakira Yesu ko buri munsi yajyaga gusenga mu musozi ukagiye gusenga agahura n'umuyobozi wari umuyoboye mu cyumba bagakora ibyabo nyine ku musozi barangije banduza hera h'Imana gutenga Alphonse ngo ndashaka gukora iki niki yego nibyo nakugira inama nkaguhugura mu byo nanjye nshoboye ariko ni gute tugomba kwifata imbere y'abakozi b'Imana ni gute umuvuga butumwa agomba kwifata ku bantu bamuhamagara umuntu umwe nawe yarampamagaye kuwa gatanu yarampamagaye arankomeretsa cyane ambwira amagambo akakaye aje arambwira ngo ambwira mbese nabi ariko naragenda rira ndavuga ngo Uwiteka niki cyatumye wemera ko nje hariya nje ahangaha mpita nko ku karubanda niki cyatumye byemera ariko umuntu umwe turi gusengana kuwa gatandatu nejo arambwira ngo mva Alphonse hari Imana yatumye uhagera kwari kugira ngo ijambo ry'Imana ryaguke kwari kugira ngo hagira abakira ndangije ndamubwira ngo ndashaka kugira ngo nimba uri mu mwuka umbwirire Imana igira ikimbwira ariko umunsi w'ejo nabonye Imana
no kuba uri kumva nasaraye. Ejo navuze cyane, navuze Imana abantu nabarekuye batabishaka. Baravuga ngo Alphonsine akomeza uvuga Imana. Nabwira ngo umwanzi w'igihe ni amasaha, ikirunga cy'iwacu gitangiye kuvuga ngo ingofero yanjye iri hehe kimbe hibaye nyinshi. Ubwo bisobanuye ngo isaha zo gutaha zanjye zirageze ngo njye mu rugo. Ariko mwuka ganzi. Yego. Imana ikomeze ibane natwe. Alphonsine nagize amatsiko cyane ko umuntu waguhamagaye kukubaza mu mongo akohereza ayo mafaranga. Ayo mafaranga yarimo ibibazo wabonye ko nuyakira yakumerera nabi. Ukuntu byaje kuza yasanze namuvumbuye kera. Yasanze namuvumbuye uburyo yararimo kubikora akunda ajya kubitara kuri comment akavuga ngo aha ngo se ngo udakanza akanyenyeri urumva yagusengera. Noneho bo bakora agasiko barangije baricara bati mureke twumve. Bakoza agatsiko basanga mwuka yansuye kera yuko ntagomba kumpa nimero yanjye iri muri mobile money. Havuga se kaba yibona kuri YouTube kandi akaba ahora ambwira kandeba iyaza kuyifata aziko nashira itari kuri mobile money. Mwukaza kubihishura. Hanyuma nyoherereza message arambwira ngo Alphonsine umbabarire ntanzongera kuguhamagara, ariko igitumye nazongera kuguhamagara nashatse kugenzi banjye twaturi bane tuguture mu mutego wuko wakwakira aya mafaranga, niwarangiza kuyakira tuguhamagara uzu dusanga ahantu runaka uzu dusengere tugukubite nagandi. Ati nkubwijije n'ukuri, ati nanjye amafaranga ntayo mfite, atariko hari message tuba dufite zishishuye ku buryo tuyigukubita weho nkinjije ugahita ubibona. Ndavuga narize ariko nize make cyane. Arangije arambwira ngo gumba mu murimo kuko uri umwana, ati cyo ngusabiye no kuwusaziramo, atariko wirinda abantu ukore n'iki. Wumve ko yambwiye ngo ni umupagani, yarambwiye ngo ni president hari w'abantu w'abapagani, abandi bajya bakubita icupa agahinda akakazezengeza bikarangira kamuvuyemo. Arambwira ati Alphonsine ati ikintu kinshimisha, ati burankawe, ati kubu ushobora gusenyera umuntu kuri telefone, ati subwo iyo ubonye akubye ntusigara ushima Imana. Ndavuga se nabuzwa n'iki gushima Imana ariko yampamagaye igimpamakuru hakiri kare. Rero nawe yaramwaye yandika message ndayisoma ariko ntinigera musubiza, mwereka yuko nyisiba ari online kugira ngo nundi munsi abakozi b'Imana bitondere. Mana ishimwe yuko uri gukoza isoni zo ndyarya ziba zishaka kukiyoberanya. Cyane rwose muri iki gihe ngewe njambwira Imana ngo ukwezi kwa 11 kugezemo ukuntu ukwezi gukomeye, uku ni kwa kwezi bamwe barapfusha abandi bagapfisha, abandi bagahura n'ibibazo, abandi bakarira, abandi amadeni akabataka, abandi kuri Noheli bakaza kubatereza, abandi bakaza kubishuza mu bibina. Rero ngewe uku kwezi yo kugezemo ntangira kwifuriza abantu umwaka mushamuhire, nkababwira ngo ihangana usenge 2026 uzabona amashimwe, kuko iyo wambutse kwa 11 kwa 12 nta marira urize, nta nikibina kije kuguhagarara hejuru, usigara uri mu mashimwe. Niyo mpamvu navuze ngo ndabatungura ngo mbabwire ngo umwaka mushamuhire uzabera amata n'ubuki, ibyishimo, amahoro n'umunezero kubadukurikiye mwese, kandi Imana ibahereza intsinzi mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Karibu n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Imana igushyigikire. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 91. Wadufasha ukadusomera kuko igitabo kirimo kwibumba ntandi kubireba neza. Zaburi ya 91 urava ku murongo wa mbere ugarukire ku murongo waho wa 5. Uba mu rwihisho rw'isumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose, ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira. Ongera ubwira Uwiteka yuko ari we buhungiro bwawe, wongera ubwira Uwiteka yuko ari we gihome kigukingira muri bya bigeragezo urimo. Ongera ubwira Uwiteka bari ugukingira muri ku kwezi kwa 11 mu kwezi kwa 12. Komeza. Imana yanjye niringira, Imana yawe wiringira, ongera uyibwire bundi bushasha, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Ngo kuko ari izagukiza
izagukiza intambara zose urimo, kuko Imana ariyo izagukiza ibibazo byose urimo kurwana nabyo. azakubundikiza moya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Mu kwezi kwa 11 mu kwezi kwa 12 Yesu aje kukubundikiza amababa ye, kandi nimwe uzaje urahungira. Nubona uburwayi bukwatatse ukabona ibibazo bikubanye byinshi, uzahungire mu mababa ya data, kuko nahandi wabona hari ubuhungiro. Umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. Umurava we nuwo gutabara ubwoko bwe, umurava we nuwo kurengera intore zimutakira amanywa na nijoro, umurava nuwo kubabarira abanyabyaha, umurava nuwo kongera kugaburira abashonje, umurava nuwo kongera gutanga urubyaro, umurava nuwo kongera kukugarura ubutunzi wanyazwe mu izina rya Yesu. Igiteye ubwoba cyane nijoro ntikizagutinyisha, ngibiteye ubwoba ibigeragezo byose ntibizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, ngo cyangwa ibibazo byose byaza bikagusatira ku manywa y'ihangu, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, ngo cyangwa n'abandi bagendera hatabona, cyangwa kurimbura gutsemba no ku manywa y'ihangu, ngo cyangwa kurimbura no gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu 1000 bazajya iruhande rw'Uwiteka, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ng'abantu inzovu bazagwa iburyo bw'Uwiteka, ariko ntibizakugeraho, ng'ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, uzabirebesha amaso yawe gusa, ubona ibihembo by'abanyabyaha, ubona ibihembo by'abanyabyaha. Abantu benshi bazahirima, bazicara, abavuga butumwa bazananirwa, abanyamasengesho bazacogora, ng'ariko wowe wubaha Uwiteka uzaba uri mu munezero. Uzareba ukuntu abanyabyaha bazabikubise hasi, uzareba ukuntu abanyabyaha bazabarimo kurira. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi ajye mu mwuka aravuga ngo mananduburira amaso yanjye ku musozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Uyu muririmbyi agiye mu mwuka aravuga ngo mu Mana nduburira amaso yanjye ku musozi. Mu kwezi kwa mbere agera mu kwezi kwa 10, ageze mu kwa 11 ngo Mana nduburira amaso yanjye ku musozi. Ageze muri izi tariki, harya ubu turi tariki ngahe? Ageze tariki 9 z'ukwa 11 aravuga ngo Mana nduburira amaso yanjye ku musozi, kugira ngo biriya na biriya bitazaza bikampigira ubugingo. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Arangiza aravuga ngo nizemera ko ibirenge by'abera ratabirinda kwandura, ngikurinda ntabwo ihunikira, ngihorira amaso ntabwo igisinzira. Twakire neza ijambo ry'Imana. Ariko intego yanjye yavuga ngo aho Imana yagusize nta muntu wahagukura. Icyo Imana yakuvuzeho no kugikora izagikora, icyo Imana yagusezeranyije no kugisohora izagisohoza. Bivuze ngo tegereza wizere kugiye gusubizwa. Ibyo bibazo ufite byose Uwiteka arabizi. Njyewe sinabimenya ndi umwana w'umuntu, ariko data waduhamagaye ibyo ngibyo byose Yesu koze iki arabizi. Imana ishimwe cyane. Ndumva ijambo ry'Imana nari mfite rigarukiye ahangaha. Amahoro y'Imana n'abandi namwe. Imana iguha umugisha. Undi tugera muri wa mwanya wo gutanga nimero, ariko twibutse ko abagomba kuguhamagara bagomba guhamagarana uretse no kuba umukristo no mu muco nyarwanda. Umuntu hamagaye umuntu amuhamagarana discipline nziza, akamwibwira, akamubwira icyo akeneye, cyaba gihari umuntu akakimukorera, bitandukanye no guhamagara umuntu umutuka, umubwira nabi. Na banki cyase n'umuntu ugufitiye ideni yaje kukwishyuza bakubwira ku neza. Ngiye gutanga nimero abazahamagara bajye bahamagara mu kinyabupfura, niwo muco Kristo yadutoje. Nyuma yo gutanga nimero udusengere dusoza. Ibyiza ni uguca kuri WhatsApp kanze mbanze nyirebe nta ndayifata mu mutwe. Ndakeka ari 073 073 85 68 780. Indi ni 079 63 81 27 7. Mana ishimwe.
turagushimye data wa twese, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ijambo ryawe riratubwiye ngo uba mu rwisho rw'isumba byose ntabwo azigera ababara, ntabwo azigera arira, ngo kandi nubwo yarira igihe kizagera amarira yarize yose uzayamuhoza. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Rengera umugabo, urengera umusore, urengera umubyeyi, urengera umukobwa, bose bagiye gutega amatwi bakumva ijambo ryawe, kandi unyemerere ukomeze ubarinde, unyemerere ubahereze gutungurana, unyemerere ubabagire ibibyibushe, unyemerere mwami nyiribihe ubahereze ibihembo byabo, kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Komeza kuganza kandi mwami Imana ubahereze umugisha, imbaraga n'amavuta n'ubuntu bwawe biganze kuri bo mu izina rya Yesu. Amen. Amen.